avuze cy'imisifurire ikibazo kiri tekinike cyane ku buryo ntabwo ndi bukivugeho cyane, ariko ku rwego rwa bizinesi si ubwa mbere tubabwira ko kugira ngo Rwanda Premier League ibashe gutera imbere, ibashe abafatanyabikorwa baze, nuko imisifurire igomba kuba myiza, duhora tubivuga. Ariko no kuba muvuga ngo ni kuri journée ya kangahe ngo abantu batangiye kurega, ahubwo ubu nuko impamvu mubona barega nuko bafite aho baregera. Ushobora gusanga ibyabaye murimo muvuga bitangana n'ibyabaye mbere. Ibintu tureke abatekinisiye baze kubireba, ko nanjye ntabwo nari ni Kigali, ariko aho nari ndi hari ibyo narebaga nkabona amashusho nareba nkabona nta gitangaza cyabaye. Ubu rero ntabwo tugiye turi abatekinisiye, nta nubwo ari byo dushinzwe, reka turekere komisiyo y'ushinzwe, niba ngombwa tugasanga ibikora nabi tuzicarana nabo bireba tuyibibaze, tubaze ngo ibintu bijyanye ko bitari kugenda neza. Reka noneho mbaho urugero rworoshye. Mujya mwumva mu itangazamakuru kuva hano habaye iki, abantu bararwanya umuntu akwishyura umugeni, nuko muba mwari na kamera mukabibona. Ibyabaye mudahari byari inshuro 10. Ubu rero impamvu abantu barimo mu byumva ngo abantu bareze, ugashobora kuba hareze utajyaga arega, cyangwa hashobora kuba hareze cyangwa se ibyemezo byafashwe na federasiyo kubera ko yagendeye ku mashusho. Noneho mbabwiza ukuri, umukino wose nushaka kubera Rubavu, nushaka kubera Musanze, Rwanda Premier League ihafite kamera, ihafite amashusho, kugira ngo umuntu abimenye. Hari n'amashusho duha FIFA buri munsi. Muze kubaza Julius arabizi na Guzi, buri munsi turatanga kuri FIFA Base. Ubu byabaye itegeko, journée zose, buri journée ni imikino 8 tuba dufite amashusho yose. Ushobora gusanga ari naho federasiyo yahereye ikaba yafata ibyemezo kuko ifite amashusho, ariko hari ibindi imbere byavugaga abantu umuntu akabivuga amatama adafite n'ikimenyetso. Ni amahirwe ubwo amashusho ahari, buriya biraza no gukosoka. Ndabizi mwaravuze ngo batagiye guhana n'abari elite, of course bibaho, ariko ntabwo ibyo bivugira ni federasiyo ibishinzwe. Ariko nagira ngo mbabwize ukuri, nta byacitse ihari muri Rwanda Premier League. Igihari nuko abanyamakuru muri benshi n'amashusho mukayaduha neza, agatuma hari ibyemezo bimwe na bimwe bishobora gufatwa bakabiganiraho. Ariko ibyo bitavanyeho ko twifuza ko arbitrage igenda neza. Ibyo kuba abashyitsi tubazanye arbitrage itameze neza kuko mwabivugaga, muhumure, ahubwo nibyo byiza kuko baje dutangiye kubikurikirana. Byari kuba bibi iyo baza bidakurikiranwa, byari kuba ikibazo, ariko ubu hari abantu babikurikirana umunsi ku munsi. Icya kabiri ni ikibazo cyo kwandikisha abakinnyi. Muravuga ngo muri bazango niba bazakurikiza amategeko tugenderaho. Yego, ariko ntabwo bazabandikisha hano muri Ferwafa, babandikisha muri Federasiyo ya Sudan, kugira ngo bisobanukirwe neza. Atazabona ikintu mugahita muza hano muti oya, natwe tureba liste yabo. Twanaganiriye nabo, liste yabo tuvuge nk'ikipe yabo iri mu matsinda, ndetse twavuganye nabo mbere kuri liste yabo ya CAF. Ubu none hari abakinnyi 31, bakavuga ngo iwabo, kugira ngo byuve neza, iwabo muri Sudan ntabwo barafunga kwandikisha, federasiyo ntirafunga, mu gihe twebwe iwacu bifunze. Banabajije se abo bafite uburenganzira bwo kwandikisha abakinnyi abo bandi babiri. Twebwe icyo tuzareba ari liste yabo. Hanyuma ikindi ku bijyanye n'abanyamahanga, bazubahiriza amategeko yacu. Abanyasudani umubare ntarengwa w'abantu bari mu kibuga banabibajije, ese kuri liste biri open? Twavuga ko liste iri open. Fait de match maximum 8. Singombwa bashyira mu kibuga, ushatse bashyira mu cyangwa babiri, nkuko natwe bimeze. Bagisobanukiye, barabizi, bazubahiriza amategeko y'u Rwanda tugenderaho, ko barifuza nabo kuza gukina. Nkuko nari nababwiye, nibyo twandikiye na Ferwafa, no vuga ngo kubahiriza amategeko. Banza byandike ku mategeko yacu n'amategeko mpuzamahanga, byose biraza kugenda neza.
ibihembo by'umukinnyi uburyo twahembaga umukinnyi wa match ari amafaranga barayemerewe 100% kuko iyo tuvuze umukinnyi muri match bapfa ko bayirimo n'umukinnyi wo kuri match wabona abari umukinnyi mwiza muri iyo match ni uzahemba ndakeka bisobanutse donc ntabwo tuzagirana ikibazo n'abafatanyabikorwa bacu. Ikindi mwavuze ni ibijyanye n'uko abafatanyabikorwa dufite bari bateganije budget cyangwa se bageneye ku makipe 16. Aho ngaho rero nyine niho twabwiye ngo Ferwafa yarebye igikenewe bitewe n'imbogamizi n'impungenge twagejejeho, ubwo natwe nka ligi tuzirengera ibisigaye. Murakoze. Ndakeka si ibyo nabajwe gusa hari akandi gatore kasoza aho amakipe azaba ibijyanye n'umutekano. U Rwanda rufite umutekano usesuye, nanjye aho ndara nta muntu ndinda, ndaryama gusa. Agiye icyo bivuze rero ni ukuvuga ngo mujya mubona amakaritsiye mutuyemo abazungu hataha, abanyamahanga bataha, biba byose bivuze umutekano. Natwe turi mu mahanga mu bindi bihugu ubanza kubaza ngo ndararashye, ariko aha mu Rwanda umuntu arahashaka. Ariko icyo batubwiye bose barimo gushaka amahoteli, najya mbabwire ko hari bari bice hari abone hoteli bamaze kwifata kandi ni iri hafi yacu kugira ngo abantu babo baze kubona. Baba turifata igihe turimo gukina n'izi competition n'iki, ariko tuzareba niba dushaka gufata naho tuzabona akawose. Bivuga rero akenshi bazaba hamwe, ariko n'abana mu makaritsiye ni nguko nabi wacu ndetse abakinnyi b'abanyamahanga dukinisha bagiye ngo turabacumbikira, buri wese ajya gushaka bapfa kumuha amafaranga. Aho nari nahasimbutse mu by'ukuri ziriya ekipe zanasabye no mu kanya twaza tuvugana nabo na mbere yuko twinjiramo hano nabyo babibajije, ariko nabakuriye inzira muzi Ikinyarwanda neza, nabakuriye inzira ku murima. Inzira ku murima muzi yo ihakuye ko bigenda, ntabwo ukandagira mu murima mugenzi wawe. Ni ukuvuga ngo icyo bagomba kubona ni competition, ariko nibigera igihe cyo gupanga uko ari amafaranga atangwa, ekipe z'u Rwanda twazipangiye amafaranga ari 16, ntabwo dushobora kubihindura. Urakoze. Arakoze cyane Perezida wa Rwanda Premier League. Twihuse amakipe azaza ajyanye kumuvinga ekipe amuzi ko bitoroshye, niyo mpamvu byibuze abahagarariye amakipe abiri bahari. Ngira ngo hari n'undi wa Al Ahly nawe agomba kuza ejo kugira ngo barebe ekipe niza izacumbika he, izaba he, cyane cyane yuko tugifite kabyite niyo process tugomba kubahiriza ya CAF ndetse na Federation ya Sudan. So kuri bo bifuza kuza vuba, ariko muzi ko decision yose igira na financial implication. Niyo mpamvu bohereje abantu hano kugira ngo babe bashaka, mu gihe Perezida wa Sudan ageze ino tukabyivuganaho neza kandi tukakora amasezerano mu by'ukuri abari ibintu tuvugana bari tuganategereza na CAF, twanavuga na SG wa CAF nawe anyemerera ko mu gihe azabona ubusabe bwabo buri backed na resolution cyangwa se kwemererwa ku mpande zombi z'amafederasiyo y'ibyo bihugu biturukamo, nkavuga na Sudan natwe twakira u Rwanda bazabyihutisha ku buryo badusubiza mu gihe cya vuba. So turizera ko iki cyumweru niyo process tugiye kujyamo kugira ngo Federasiyo ya Sudan tugire icyo nakwita MOU. Ikindi kintu tugomba kumenya, iyo twemereye abantu gukina ntabwo bagomba gukina igice kimwe. Tuvuge uti twebwe tuzaza gukina ale, noneho maybe mu kwa kabiri kwa gatatu ushobora gusubira muri Sudan gukina shampiyona yacu. Icyo gihe ntabwo tuzabibemerera kuko bazaba batejemo kavuyo. Kwemererwa ni kugira ngo nawe atange commitment yo kuvuga ati nzakina
Fazal na Fazal 2. So turizera rero ko nyuma y'iki cyumweru cyangwa mu cyumweru cyiza twaba tubona amakipe atangiye kuza muri Kigali. Image rights yego nabyo ni ibintu nawe navuga ko twatangiye kuganira na bamwe na bamwe kugira ngo iyi image rights nayo igire value, yumvikana ko shampiyona y'u Rwanda izaba ifite akandi gaciro karenza ko dufite uyu munsi, mu gihe CAF izaba irimo kuduha igisubizo cyiza byabona iyi image rights tuba tubifite aho tuyigejeje muri negotiation. So we are open kandi turizera ko abanyasudani nabo abatuye mu Rwanda ndetse n'abari muri Sudani bakwishimira kuba babona amakipe yabo ko bagenda bayakurikirana umunsi ku wundi. Just for information, ya mu Sudan iyo babaze mu mibare ifite miliyoni hafi 8 ziba muri diaspora, wongeyeho nka miliyoni 50 z'abaturage batuye muri Sudan. Yango iyo ecosystem bitewe na product dushaka gucuruza yango uyu munsi Ferwafa twagagombye kuba turi very business oriented. Uyu munsi yango tureba ukuboko gutanga mukanya mushaka kuvuga ati miliyoni 4,500 muzayabana. It's already planned. Azaboneka kandi agomba kuboneka arenza ayo ngayo. So if you are doing business, tutekereze nyine ko your products nayo ifite value tugomba kuyigurisha. So ubwo details zayo murambabarira abazibabwira nonaha ariko byahari. Igikombe cy'amahoro nyirango ndetse n'igikombe cy'intwari nabyo tugikina ni shampiyona ntoya dushaka kureba amakipe yacu cyane cyane mu gikombe cy'amahoro iyo utsinze ujya automatically muri Confederation Cup. So icyo gihe abashitsi tuzaba exemptinga ayo bazakina, ariko urumva ko imikino yacu iziyongera none ikaba myinshi cyane ko twakina igikombe cy'amahoro tufatanya na shampiyona, ariko mu gikombe cy'amahoro boni bazakina ngo ni ngibi amativi ya Sudan nego iri muri TV rights. Ubwacu abantu batangiye kutwandikira barabitubwira, ariko we have a technical team bagomba kubikora assessment mu gihe byakunze cyangwa se batangiye gukina niyo party ya TV rights cyangwa se media coverage nazo nsaba turimo kubirangiza. Cyangwa ni byo mwabaje kuri round ya mbere ubwo twakwakira n'indi round ya kabiri. La Gloire Trading Limited yo nikwereka inkongoro gusa, ahubwo ikwereka abo yareze. Uzarebaho amakaro yayo yubatse, ubwiza bwaho buzakwereka ikinyuranyo. Ni mu gihe kandi nihagarariye Goodwill yo mu Bushinwa na Somani yo mu Buhinde, ibihangange byahegitse izindi nganda zikishakisha. Inyubako zanyu rero nimuziha agaciro, mwubakisha amakaro ya La Gloire Trading Limited akomeye adacuya, indahangarwa mu guhangana n'ubukonje humidité. Dusanga mu Gakiriro ka Gisozi cyangwa munsi yo kwa Rwahama imbere y'ishuri Remera Catholique. La Gloire Trading Limited, good tiles, good price. No kubwo twarimo dutambukana n'abakunzi bacu twibaza aho dufatira kamwe, Imana ibikoze igitangaza gikurikira ikikana. Twisanze ahantu hadasanzwe, sibwo buri umwe yicaranye niwe mu mutuzo, ni mutubingaro burimo, maze amuhumbeza ibiti by'inganzamurumbo bihakikije nk'uko bibona, agafasha imitoma kwinjira neza. Tugitekereza ku cyo kunywa twasanganyijwe ibinyobwa by'amoko atagira ingano. Bega we tumanuye abiri rero dushaka gucinya akadeho, niko kutugeza mu kabyiniro rushobora kwitiranya na ya Las Vegas barata. Umubiri byaranze tuti turatashye, bati mwikwigora aha dufite amacumbi ari ku biciro bito ugereranyije n'ubwiza bwayo. Nirinze kuvuga iby'igikoni kidasanzwe bafite kuko byatuma nongera kwiryiminwa kubera nyamacoma n'izindi zo mwifuru utasanga ahandi. Wikwirushya na gogo yibaza ngo ahangaha nihe, kuko ni kuri Banza Uruhuke Bar and Restaurant, ni munsi y'isoko ry'Ikabuga haruguru neza y'ishuri ryo kwa Richard. Ku bindi bisobanuro hamagara 0788 79 26888. Ye baba we mbere y'izindi gahunda Banza Uruhuke.